Dongeye ndabasuje mu izina rya Yesu basabira amahoro n'imigisha y'Imana. Muri iki gice cya gatatu aduherukana mbabwira uko mama yari arwaye, hanyuma arembye aza kunyohereza ngo njye kumushakira umumotsi babandi bahamagara abantu ngo baze kujyana abantu ku bitaro. Ubwo kuvuga ngo ni abantu bo muri quartier abashinzwe guhamagara abantu ati muze duheke kanaka tumujyane kwa muganga. Uwo mupapa rero yari umupapa ufite ubumuga bw'inyonjo, yari mugufi cyane. Mw'icyo gihe ukuri ya myaka yanjye 7 twarareshyaga, yari umupapa mugufi, mbese nyine muri quartier uramwumva yari mugufi, afite ubumuga bw'inyonjo, yari inyuma na hano mu gatuza. Mbese ku myaka yanjye twarareshyaga, twari tureshya neza. Twari dutuye munsi y'umusozi, we atuye hejuru y'umusozi. Mw'iryo joro nko mu masaa 2 saa moya n'igice ndazamuka njya iwe, nzamuka umusozi. Nagezeyo ndahamagara, mwiriwe. Urumva umwana w'imyaka 7 ushobora gukora urugendo rw'iminota 15 nijoro wenyine. Buriya nta kintu kibi kibaho, nta n'igikomere kibi kibaho nko kuba mu rugo ukarinda usaza utabonye papa wawe mu nzu. Ni ikintu ntajya nibagirwa, ni ikintu cyambabaje. Hahandi nigeze kwifuza, ndavuga ngo Mana, nabyifuje ubu ngubu ndi mukuru, ndavuga kubera iki ndinze ngana gutya, ntanabisikanye mu nzu byibura na papa wenda ngambwira ati mwana wanjye mpereza amazi. Byibura nubwo papa yambwira ati wampaye amazi yo kunywa turi mu nzu. Ibi ngibi mbabwira biri mu mutima wanjye, biri mu mutima wanjye. Narabyifuje, ndavuga nti Mana, kubera iki ndinze ngana gutya, nibura ntarabisikana na papa mu nzu. Urabona kwa kuntu umuntu yinjira undi asohoka, byibura mu nzu mu muryango wo hagati ngo yinjire nanjye nsohoka, wenda numve papa wanjye nibura uruti rwiwe runkozeho. Noneho akanambwira ati wampaye amazi yo kunywa mu gikombe. Uwo mugisha ntawo nigeze ngira. Wowe ufite amahirwe yo kubona papa wawe, nagusaba amazi azayamuhe, kuko njye narabyifuje ndabibura. Sorry. Narazamutse iminota 15 nzamuka umusozi njyenyine, saa moya n'igice mu masaa 2. Ntabwo nibuka ngo nisanga, gusa hari umwijima mwinshi, hari nijoro abantu batakigenda. Amarembo yabwo ati genda. Narazamutse umusozi ndazamuka, hanyuma ngezeyo ndabasuhuza ati mwiriwe. Yagiraga umugore n'abana, yego umugore we yarwaraga igicuri. Hanyuma ndabasuhuza mwiriwe, ati yego mama ararwaye, yarambwiye ngo nze nkubwire uhamagara abantu baze bamuheke. Umugabo yavuye mu rugo, nakubwiye ngo twarareshyaga kubera ko yari afite ubumuga bw'inyonjo. Inyonjo ni ikintu gitumba hano n'umugongo, yari agifite imbere n'inyuma. Turamanukana, abwira umugore ati kagende njye gushaka abantu bajye guheka uriya mubyeyi. Turamanukana, tugeze mu nzira hagati arahagarara, twari tugeze hafi yo mu rugo. Arambwira ati rero ngiye kugusaba ikintu, nukimpa ndahamagara abantu baze baheke mama wawe, nutakimpa mama wawe ndamureka apfe, ntabwo ndi buhamagare. Icyo kintu cyari gike. Yarambwiye ati ugiye kumpa. Noneho ku myaka 7 kumbwira ngo ngiye kuguha, ntabwo numvaga kuguha se ndaguha ibiki. Arambwira ati wowe ugiye kuryama, nurangiza njyewe nze nkuryame hejuru. Numva ngize ubwoba bwinshi. Ati nutabyemera ntabwo ndi bujye guhamagara abantu ngo bajye guheka mama wawe. Urabyumva? Yari njye na mama, nari mfite ubwoba. Nakubwiye ko mama yari yavuyemo inda, nabimenye nyuma. Mama yari yavuyemo inda akomeza ava aho ngaho. Hari hashize iminsi, bigiye kugera ku munsi wa 3, ariho nakubwiye ko amaraso yamushizemo, agatangira gusamba, ambwira ngo ninteke igikoma cya kindi nababwiye. Urumva wa mugabo yarambwiye ati mba nutama mama wawe ndamureka apfe. Noneho ndavuga nti se njyame uyu mugabo njyameho kubera iki? Njyewe ngana nawe arandyama hari kunshaka hiki.
ati wowe humura, ati ibintu ndagukora ntabwo biri bukubabaze. Numva ntabwo ndi kubyumva, ndangije n'ubwoba bwinshi bitamanuka umusozi. Twari hafi yo mu rugo, arankurura, ankuruye ndamubwira ati nukomeza kunkurura ndavuza induru, ndekura. Uko yatangiye kunkurura mbonye yashizemo imbaraga, mbona ko bya bintu ari kunshakira atari byiza, ari ibintu bibi. Ubwo nahise nabira, mu kwabira agira ubwoba arandekura, mpita nirukanka njya mu rugo ngo mbwire mama ibibaye. Nubwo yari arembye ariko yagombaga kunyumva. Noneho Imana iyo igufiteho umugambi irakurinda. Imana niba igufiteho umugambi ntabwo izatuma imbwa n'ingegera zikumenyera ukiri mutoya, izakurinda mpaka ushatse. Kandi nikurinda ingegera ya mbere izakurinda n'ingegera ya 10. Narirukanse ngeze mu rugo, mama ntarabimubwira, wa mugabo yahise agera hehe, yahise agera mu rugo. Urabyumva? Urumva yaravuze ati akana nintagakurikira karahita kabibwira mama we. Yahise ankurikira ahita agera mu rugo, nkinjira mu nzu nawe yahise agera mu nzu, ahita atangira kumubaza, aramuhamagara ati se bimeze bite, ati ndarembye iki n'iki. Ahita katinga ikiganiro cyo kugira gute cyo kutuma mubwira. Ubwo mama yarari aho ngaho aryamye nyine avuga buhoro. Hanyuma yamaze kubimubwira, wa mugabo kugira ngo adatuma mbwira mama ibyambayeho, yahise ahamagara abantu ahagaze mu mbuga y'iwacu. Ahita atangira guhamagara. Yavuye aho ngaho kugira ngo ajye ku musozi ahamagare cyane, abambere bahageze. Urumva cyase ntabwo nari ngifite umwanya wo kubivuga. Urumva ubwonko bwanjye bwari butangiye gukora no gutekereza cyane. Buriya ikintu kibi kibabaza kubana mu nzu muri abantu babiri, wowe uri umwana undi ari umuntu mukuru. Iyo yarwaye ubuzima bwawe burahagarara. Hanyuma abantu baraje, mama baramuheka, bahita bamujyana hehe, kwa muganga. Ntabwo nibuka ngo uwo munsi naraye hehe, ntabwo mbyibuka. Niba hari uwamfasha akanjyana iwe, niba nararaye muri iyo nzu ntabwo mbyibuka. Ariko iyo situation naho yarangiriye, igihe kiza kugera mama arakira, ava mu bitaro aza mu rugo. Ndagira ngo nkumenyeshe ko iminsi yose mama yamaze mu bitaro nta murumuna we muri babandi bamukubise wigeze hagera. Ndetse na papa wamubeshyaga, kuko ntabwo bigeze barekana kuva burya bambyara n'iyo intervalle hagati y'imyaka 7-6 5 ntabwo bigeze bagera gute barekana. Ariko mama yarwaye, papa ntabwo yigeze agira gute aza kumusoma. Abagabo rero ukuntu hari abana babi, urumva yazanye mu mushuti we abari wagira umugore. Urabyumva neza? Ariko ntibyamubuzaga guta wa mugore akaza kwa mama kandi yaramutaye. Ndagira ngo wowe nkurikiye kano kanya, hari n'ukuntu abantu bavyariye iwabo, umuntu aza akagufatiranya akakubonamo ububono, akakubonamo ubushisha. Ni gute umuntu agutaye akizanira undi, hanyuma akajya agaruka ukamwemerera kandi ubizi neza ko hari uwo yubakiye yahesheje agaciro. Ndagira ngo wowe nkurikiye uri muri iyo situation, please nutiyubaha nta muntu uzakubaha. Abagore mana yanjye dukunda abagabo, ariko hari ahantu mba mugomba kugabukira ukavuga ngo ahangaha ni gute umuntu akureba mu bwonko ariko ubundi ni gute umuntu afite yafashe inshuti yawe akayijyana akayishyira mu rugo, hanyuma akajya agaruka mugakomezanya agakungu afite uwo yahesheje agaciro. Ibyo reka tubiveho. Mama yavuye mu bitaro rero arataha aza mu rugo. Hashize igihe gito nibwo mama yaje gutwita undi mwana w'umuhungu nkurikira. Mu gice gikurikira nzababwira uko byagenze kugira ngo mama twite uwo mwana. Ciao ndabakunda, mugire ibihe byiza. Je mwari kumwe ni Charlotte. Bye bye. Ndabakunda.